Shalom shalom nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, mbasabira umugisha mwinshi cyane ku bantu badukurikirana. Ni ukuri Imana yo mu ijuru ijya ibaha umugisha abantu mudukurikirana umunsi ku wundi hano kuri Lord's Mountain Prayer 7 TV. Imana yo mu ijuru ijya ibaha umugisha mwinshi kandi ijye yumva gusenga kwanyu uko muteye intambwe muza kuri uyu musozi. Imana ijya ibaha umugisha. Ubwo rero duherukana twariho dusenya umwuka w'amadeni ku buzima bwacu, kandi nizera ntashidikanya ko Imana yakoze ibintu bikomeye cyane mu buzima bwacu. Uyu munsi rero tugiye gusaba Imana iduhe amavuta. Reka rero munyemerere munyemerere mbanze mvuge ku mavuta, kuko niyo ubwayo ndimo ndayavuga mba ndimo numva ndi kuzuzwa. Ubundi amavuta umuntu agiye kuyavuga pe yayavugaho byinshi. Hari uburyo Imana yayampishurira, hari uburyo yayaguhishurira, kandi twese twahuza tukumva biraryoshye, mbese twumva birarenze. Haleluya. Rero amavuta tugiye kuyavuga pe twayavugaho ibintu byinshi kandi bitandukanye, ariko rero mbere na mbere reka tuvuge wenda nko mu buzima bwacu bwa buri munsi. Urabona nk'iyo umuntu atetse nk'ibiryo, umuntu watetse ibiryo bitogosheje n'ibirimo amavuta, ibyo biryo bigira uburyohe butandukanye. Ibiryo ntekereza neza ko ibiryo birimo amavuta biba biryoshye cyane kurusha ibitogosheje. Tukiri aha wakwibaza uti se ubundi amavuta y'Imana niyo ndi kuvuga. Amavuta ni iki ubundi mu mwuka? Amavuta ni iki? Ubundi nk'uko twavuze ku mwuka wera twabonye ko n'imbaraga nshya zihabwa abizera. Noneho amavuta yo rero azana impinduka mu buzima bw'umuntu. Amavuta bivuze ngo ni ubushobozi Imana iha umuntu wahawe mwuka wera ngo abashe gukoresha uwo mwuka. Sinzi niba hari unyumvise neza, reka nongere mbisubiremo. Ni ukuvuga ngo amavuta ni iki? Amavuta, mbere yo guhabwa amavuta ugomba kubanza kuzura umwuka wera. Ntabwo wagira amavuta udafite mwuka wera. Mwuka wera arabanza. Mwuka wera akaza muri wowe akabanza akanyeganyeza, agakuramo bya bindi byose biba byarakuboshye, agakuramo wa muntu wa kera utuma hatabaho kubaha Imana. Mu yandi magambo akakubohora, akabanza akagukura ku nkomoko y'iwanyu yo kutubaha Imana, agagukuramo ya kamere yo kutubaha Imana, agagukuramo bwa businzi, bwa busabe. Mwuka wera akabanza akakubohora. Noneho yamara kukubohora wagera ku kigero gishyitse, nibwo amavuta aza, ari bwo bushobozi Imana iha umuntu wuzuye mwuka wera ngo noneho abashe gukoresha uwo mwuka wera. Kuko ubwawe nk'umuntu ukuremwe ntabwo wagira ubushobozi bwo gukoresha umwuka wera Imana itabuguhaye. Haleluya. Ndibaza sinzi niba turi kubyumva neza, ariko turagenda tubisobanukirwa. Ni ukuvuga ngo iyo urimo amavuta y'Imana ubona ibintu mu buryo butandukanye n'abandi, kuko n'imbaraga zindi Imana yaguhaye zidafite buri muntu uwo ari we wese. Noneho unakora ibintu mu buryo bitandukanye n'ubwo abandi babikoramo. Haleluya, haleluya. Rero amavuta ni ingenzi. Uzarebe no mu buzima, ubu turi gufata mu mwuka amavuta icyo avuze tukabizana none no mu buzima bw'ibifatika. Amavuta ni ingenzi mu buzima bw'umuntu. Uzarebe cyane cyane nk'abantu baba muri bino bihugu bishyuha cyane mu gihe cy'izuba, uramutse utisize amavuta wasaduka n'umubiri wakurya. Bivuze ngo bisaba ko wisiga amavuta kugira ngo udasaduka ukababara umubiri. Rero amavuta yaba ari mu buzima buno busanzwe, amavuta umuntu arayakeneye, ni ingenzi. Ndetse no mu mwuka amavuta umuntu arayakeneye. Binyibukije hariho umugabo witwa Mose, inkuru ze turazizi cyane muri Bibiliya. Igihe kimwe yigeze yajya kubonana n'Imana ubwo yari irimo imuha amategeko. Rero muri icyo gihe ubwo yari amanutse umusozi avuye kubonana n'Imana, kuko Imana yari yamaze kumushyiraho amavuta y'igitinyiro ari kuri we, abantu ntibashaga kumuhangara ngo bamurebe ku maso. Ndiho ndavuga amavuta. Mwene data nakwigize ngo winjire mu mwuka wumva amavuta, kugira ngo nitujya no gusaba iki kintu usabe icyo uzi usobanukiwe icyo ari cyo.
ni ukuvuga ngo iyo amavuta y'Imana akuriho atuma hari igitinyiro kikuzaho, hari imyuka itakurondora. Sinzi niba hari unyumvise neza. Undi mugabo umwe wo mu byanditswe witwa Daniyeli, igihe kimwe abantu bigeze bamugiriye ishyari baramugambanira, ntabwo izo nkuru ndi buzijyemo cyane, bamujugunya mu rwobo rw'intare. Aho kugira ngo za ntare bamujugunye zimurye kuko cyari cyo cyifuzo cyabo, warazisasira izindi zijya guti zimurinda n'imbeho. Rero icyo nshatse kuvuga aha ni iki? Ni ukuvuga ngo aha ku ruhande rwa Daniyeli, Imana yamuhaye amavuta y'uburinzi. Haleluya! Niyo mpamvu navuze ngo tujye kuvuga amavuta bwakwira ubundi bugacya. Imana yo mu ijuru, amavuta n'imbaraga z'Imana. Haleluya! Haleluya! Ni ukuvuga ngo aha ngaha Imana yatanze iki? Amavuta y'uburinzi. Haleluya! Rero amavuta ni ikintu gituma ugirana ubusabane n'Imana. Haleluya! Aha mvuze ku busabane n'Imana binyibukije umunsi umwe Aburahamu ubwo yari ahagaze imbere y'Imana. Mwibuke igihe yari igiye kujya kurimbura Isodomu n'i Gomora, ngiye yaravuze ngo ariko ubundi ngo hari ikintu nakora ntabwiye Aburahamu. Bajyaho noneho badiringa n'Imana. Ntabwo niba ujye muri detaye y'uburyo badirinze n'Imana, ariko ayo ni amavuta atanga ubusabane n'Imana. Haleluya! Haleluya! Aburahamu icyo gihe yari afite amavuta atuma agirana ubusabane n'Imana. Haleluya! Reka noneho twinjire no mu ijambo kugira ngo turusheho kubyumva neza. Mureke dusome hano muri Luka, ariko sinzi niba muri gufashwa nk'uko nanjye nafashijwe. Dusome hano muri Luka 4:18. Luka 4:18. 18 haravuga ngo umwuka w'Uwiteka ari muri njye, nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Reka turaza gukomeza, reka mbe ngarukiye aha. Muribuka nk'uko nababwiye nti ntabwo ushobora guhabwa amavuta cyangwa gusigwa amavuta utaruzura umwuka wera. Aha ni Yesu Kristo wari urimo aravuga. Yaravuze ngo umwuka w'Uwiteka ari muri njye, nicyo cyatumye habanje kubaho umwuka wera, harangije hakurikiraho gusigwa. Aravuga ngo nicyo cyatumye nsigirwa. Haleluya! Haleluya! Niyo mpamvu nanjye mbere y'uko dutangira aya masengesho, haleluya, niyo mpamvu mbere y'uko dutangira ayo masengesho twabanje gusaba umwuka wera. Haleluya! Murabyibuka neza. Aribwo rero ugeze hano utaratangiranye natwe, genda urebe iryo sengesho twarishyizeho aho twasabaga mwuka wera. Tugenda dusengera icyifuzo kimwe ku munsi hano kuri Lord's Mountain Prayer 7 TV. Ubwo rero wagenda noneho ukareba iryo sengesho ukarisengeramo n'andi yagiye akurikiraho, noneho tugakomezanya uru rugendo kuko rurakomeje. Umunsi ku wundi tuba dufite icyifuzo turi buze gusengera, kandi Imana irimo iragenda ikora imirimo n'ibitangaza. Ndi umugabo wo kubihamya. Namwe ntimukabyihererane, mujye muduha ubuhamya. Kandi ndababwira mwene data, ntukarambirwe gusenga kuko ni rwo rufunguzo rwonyine rwafungura ibintu byawe. Ni nayo mpamvu rero hano kuri Lord's Mountain Prayer 7 TV umunsi ku wundi tuba dufite amasengesho turi gusenga, kuko twahishuriwe ko nta rindi pfundo, nta handi igisubizo cyaturuka atari mu gusenga. Rero ubaye uri mushyashya hano ku musozi w'amasengesho, ukaba wifuza kuba umwe mu basirikare ba Yesu, kanda subscribe tujye tubana umunsi ku wundi. Kandi rwose Imana mu ijuru iguha umugisha winjira mu gisirikare cya Yesu. Hano kuri Lord's Mountain Prayer 7 TV turi abasirikare ba Yesu, kuko umusirikare ahora ari maso, ahora ari maso. Rero natwe duhora turi maso kuko duhora dusenga. Mvuze ku basirikare, nibuka umugabo w'Imana umwe wo mu gisirikare cya kera, uwo yari Yosuwa. Igihe kimwe yari ari ku rugamba, bararwana abona amasaha aragiye, kandi kuri we akurikije uko urugamba rwari rumeze yumvaga ari buze kuruhuka ari uko urugamba rurangiye. Arangije afata umwanzuro, aravuga ngo bitewe n'uko nshaka ko uru rugamba rurangira kandi nkaba ntashaka kujya kuryama rutarangiye, ngiye guhindura sisiteme. Arahagarara, ahagarika ukwezi, ahagarika n'izuba, urugamba rurakomeza. Haleluya! Haleluya! Rero ayo ni amavuta y'Imana
adushoboza gukora ibyo abandi batabasha gukora. Haleluya, haleluya. Iyo ndi kuvuga kuri aya mavuta numva ndimo ngenda nambara izindi mbaraga, kuko amavuta Imana itanga ni imbaraga iduha, tukareba ibintu uburyo abandi batabireba, tukabyumva uburyo abandi batabyumva, tugakora n'ibyo abandi batabasha gukora, kuko Imana yaduhaye ku mavuta yayo. Haleluya. Ariko Imana ni nziza. Mwene data, mukunda Imana, wizere Imana, kandi ntuyibangikanye n'ikindi kintu, habe n'iki na kimwe, kuko ibiriho ku isi byose byaremwe n'ikiganza cyayo. Haleluya. Nibutse umugabo nabwo nigeze kuba namuvugaho, twigeze no kumuvugaho ubwo twavugaga ku banyabigwi, hano kuri Lord's Mountain Prayer 7 TV. Utarigize wumva ibigwi bye, kuko niho twabivuze muri detaye, wajyaho ukareba muri liste z'abanyabigwi. Uwo mugabo twamuvuzeho afite ibigwi bihambaye, yaje guteza igihugu amakuba, na n'uyu munsi ayo makuba turacyayavuga. Ari we Mose ubwo yatezaga amakuba akomeye igihugu cya Egiputa. Ibi rero nta kindi kibiguhesha kereka iyo uriho amavuta y'Imana, kuko nta wundi wabikoze ngo tube tumuzi uyu munsi, ariko kuko amavuta y'Imana icyo gihe yari kuri Mose, uyu munsi turamuzi kuko yamuhaye gukora ibitangaza. Ubu rero iyo bigeze ku mavuta, niho ndavuga amavuta y'Imana. Twatangiye muri bwaho twagiye tuca hose n'aho tugeze tuvuga uburyo amavuta y'Imana agenda akora ibintu bitandukanye. Sinzira ngo niba navuga iki nkareki ku mavuta y'Imana, kuko adukoresha ibihambaye ndetse binarenze ubwenge bwacu. Haleluya, haleluya, haleluya. Nibutse abagabo babiri bari hariho bagenda, bagera ahantu habaga hari ku irembo ryitwa Ryiza. Uwo ni Petero na Yohana. Ngo habagaho ikimuga bajyaga bakizana nyine kije kuhicara, niko cyari cyaravutse kimeze, ngo kije gusabiriza abantu. Noneho uwo munsi aba bagabo barahaca kibasabye rero, abagabo baramubwira ati wowe udutumbirire. Icyo kigira ngo hari ikindi kintu bagiye gukora nko mu mifuka bagihereza. Baje baramubwira ati rero ibyo dusaba ntabyo dufite. Ntekereza ko muri ako kanya uwo mugabo se, icyo kimuga se cyacitse intege, ariko ngo bongeraho ijambo baravuga ngo icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu. Baramubwira ati haguruka. Uwo mwanya arahaguruka. Ayo ni amavuta abikora. Haleluya, haleluya. Mwene data, dukeneye amavuta y'Imana, dukeneye amavuta y'Imana muri uru rugendo turimo, kugira ngo tube abambasaderi nyabo. Nuko tuba dufite amavuta y'Imana. Uzi igituma ibigeragezo bitugeraho tugateshuka, tukumva twabivuyemo rimwe na rimwe tugacika intege, nuko nta mavuta y'Imana aba turiho. Iyo amavuta y'Imana kuriho, akwibutsa imbaraga n'imirimo n'ibitangaza Imana yakoreye mu buzima bwawe, bigatuma uyizera kuruta guhanga amaso ikibazo. Sinzi niba hari umuntu uri kunyuma. Ibi bihise binyibutsa umugabo umwe yigeze yagira urugendo rumwe. Icyo gihe yari agiye muri Atenayi. Uwo mugabo ndi kuvuga ni Pawulo. Noneho uyu mugabo rero yaje kugera muri Atenayi, ngo hagarika umutima bitewe n'uburyo yasanze abantu bo muri Atenayi basengaga ibigirwamana ku buryo bukabije pe. Rero ibi byaje kumutera umwete wo kugira ngo ajye ajya impaka n'abantu bo muri Atenayi, ababwira ibintu bijyanye n'iby'inzira ya Yesu. Rero muri icyo gihe yabaga arimo ajya impaka nabo, avuga muri ibyo ku bijyanye n'iby'inzira ya Yesu, kandi bo batabizi, byaje gutuma bamujyana muri Areopago. Rero aha hantu muri Areopago ni ahantu hajyaga hateranira abantu b'abanyabwenge bazi ubwenge bwinshi cyane. Aha hantu rero ngo bajyaga bahahurira, noneho bo bakajya impaka bitewe n'ubwenge, buri wese akazana igitekerezo n'undi nawe akagikritikaho. Mbese bimeze nk'aho babaga barimo bapimanya ubwenge bwabo uko bungana. Noneho ikindi kintu cyabagaho hano ku Banyatenayi n'abasuhuke babaga muri icyo gihugu, nyine nta kintu bagiraga bakora. Babaga ari abantu bo gushyushya inkuru no kumva aho ibintu iby'inzaduka, mbese aho byacitse naho rero bajyaga. Rero mu kuzana Pawulo muri Areopago, ubundi umva kuko ariho abanyabwenge babaga bahuriye, byari uburyo bumwe kugira ngo bagenzure uyu muntu ubundi binavuga bifite rezo, abikura kuki, ni gute tutaba tubizi nk'abanyabwenge. Bamuzana muri urwo rwego rwo kugira ngo bamugenzure, kandi mbibutsa ko aba bantu bari abanyadini cyane, bari babizi ibintu bijyanye n'idini. Rero mu rwego rwo kuzana Pawulo
ntekereza ko babikoraga mu buryo bwo kugira ngo bamwereke ko ashobora kuba yibeshye. Pawulo rero nawe arabareba arabitegereza arababwira ati mwa bagabo mwe rero njyewe nasanze mwibanda ku bintu by'idini, ariko njyewe rero ibyo bintu by'amadini ntabwo ari byo njyewe nje kubabwira, ahubwo nagenze mu masengero yanyu, hari ahantu naje gusanga mpasanga igicaniro cyanditseho ngo igicaniro cy'Imana itamenywa, ibyo ni byo nje kubabwira. Noneho ngo Pawulo avuge gutyo abanyabwenge bose barakanguka. No, ni gute umuntu winjiye mu gihugu cyacu uyu munsi hari ibintu ashobora kuba atazi twebwe, ashobora kuba azi twebwe tutabizi, bituma bose bamutiza umwanya, bamuha amatwi kugira ngo bumve ni iki uyu mugabo agiye kuvuga twebwe nk'abanyabwenge tutazi. Haleluya. Umugabo nawe aravuga ngo iyo musenga nyine iyo mutayizi niyo ngewe ngiye kubabwira. Ayo ni amavuta y'Imana abikora atuma uhangara abanyabwenge ukababwira ibyo batazi. Amavuta y'Imana aduha kubasha gusobanura ibyo abiyita abanyabwenge batabasha gusobanukirwa byabayobeye. Haleluya. Sinzi niba hari uri kunyumva. Tugiye gusenga ariko natinze ku kintu cyitwa amavuta kugira ngo nujya no gusaba amavuta umenye ngo haleluya, urimo urasaba ikintu gifite uburemere bungana gutya, usobanukirwa icyo ari cyo. Atari sinkunda gusengera mu kigare, niyo mpamvu iyo ngiye kuvuga ngo dufite icyifuzo dusengeraho ku munsi mbanza nkavuga kuri icyo cyifuzo kugira ngo nawe uzamure ukwizera kwawe usingire icyo kintu. Haleluya. Tugiye rero gusenga, tugiye gusaba Imana iduha amavuta. Tuvuze byinshi ariko si byose kuko wavuga ku mavuta sinzi ko yabasha kuyarangiza. Amavuta ni imbaraga Imana iduha zidushoboza kugira ngo umwuka wera uri muri twe akore icyo Imana ishaka. Haleluya. Sinzi niba hari unyumvise, reka mbisubiremo. Bavuga ngo amavuta Imana iduha ni ubushobozi n'imbaraga iduha kugira ngo wa mwuka wera uri muri twe abashe gukora icyo Imana ishaka. Haleluya. 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 Twasenze tugiye gusoma hano nk'uko tuba twasomye hano muri Luka. Luka ni 4 n'umurongo wa 18 avuga ngo umwuka w'Uwiteka ari muri njye, nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohowe n'impumyi ko zihumuwe, no kubohora ibisenzegeri, no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. Amen. Haleluya. Haleluya. Aha muri aka gace gato dusomye mwumvise icyo amavuta yayasigiwe yayaherewe, ni ukugira ngo ahumurize abantu, amenyeshe ibyo abantu batari bazi, batuma abantu bongera kwizera Imana, atuma abantu bagarukira Imana, atuma abantu bubaha Imana. Natwe tujye gusaba aya mavuta tutagamije kugira ngo dukore ibitangaza twiyubakire izina, ahubwo tugamije kugira ngo Imana iri muri twe yubahwe biciye muri twe. Nicyo dusabira aya mavuta, ni ukugira ngo Imana twizeye yubahwe biciye muri twe, aho kugira ngo tuyitukishe, ahubwo Imana yubahwe biciye muri twe. Haleluya. Twasenze. Data, mu izina rya Yesu Kristo, Data, twumvise inkuru zawe, twumvise amakuru atandukanye yo muri Bibiliya, twumvise umumaro utandukanye wagiye ukoresha abagabo batandukanye, ukabakoresha iby'ubutwari biturutse ku mbaraga ubaha Mana binyuze mu mavuta utanga. Duhagaze aha hantu Mana, twumvise ubwiza budukumbuza ayo mavuta, twumva natwe turayakeneye kandi ntago dukwiriye kuko turi abanyantege nke. Niyo mpamvu tubanje guca bugufi Mana, nutubabarire. Tubabarire aho twatukishije izina ryawe, aho tutahagaze nk'uko bikwiriye. Uwiteka Imana ikomeye, unatubabarire aho twahagaze mu nzira tugafungira abashaka kwinjira mu bwami bw'ijuru bitewe n'imico batubonanye n'imyitwarire yacu, ikababuza kwinjira mu by'ubwami bwawe, ikababuza kwinjira muri iyi nzira y'agakiza. Dusabye imbabazi, nutubabarire. Igitondo cy'uno munsi Mana, tuzamuye iki cyifuzo imbere yawe Mana, dusanze amavuta afite umumaro ukomeye mu buzima bw'umuntu, turayakeneye. Umukristo udafite amavuta yawe aba ahombye pe.
n'urugendo ruramunanira ndetse rukanamugora. Dukeneye aya mavuta, dukeneye amavuta kugira ngo amaso yacu arenge ibigaragara, arebe ibyo mu isi y'umwuka. Data, dukeneye amavuta kugira ngo Mwuka Wera washyize muri twe tubashe kumukoresha ibikwiriye, tutagamije kwiyubakira amazina. Mana, dukeneye aya mavuta kugira ngo izina ryawe ryubahwe biciye muri twe, aho kugira ngo tugutukishe. Igitondo cy'uno munsi dusabye amavuta, Mana. Amavuta yawe atubeho, abe mu buzima bwacu, abe ku muntu wacu w'imbere n'uw'inyuma. Nitubaho amavuta yawe, tuzamenya ibyo dukwiye kwambara n'ibyo tudakwiye kwambara. Nitubaho amavuta yawe, tuzamenya ibyo dukwiye kuvuga n'ibyo tudakwiye kuvuga. Amavuta yawe natubaho, tuzamenya uko dukwiye kubana n'abandi. Amavuta yawe natubaho, tuzamenya ibyo dukwiye gukora nk'abakristo n'ibyo tudakwiye gukora. Tuzamenya abo dukwiye kugendana nabo n'abo tudakwiye kugendana nabo. Tuzamenya aho duteranira n'aho tudakwiye guteranira. Mana, dusabye amavuta yawe muri iki gitondo. Mana, ndagusaba amavuta yawe, ndayasabira abana banjye, ndayasabira urugo rwanjye, ndayasabira umuntu wese udukurikiranye n'uzadukurikirana hano kuri Lord's Mountain Prayer 7 TV. Ayiwe Yesu we, dusabye ayo mavuta, Mana. Amavuta yawe atumenekeho, amavuta yawe atuzeho. Mandarabashakarababasata, ripashakarababasata, mandoroboshikarababa, randoramashakarababa, randoramashakarababa, ripashakarababasata, randoramashakarababasata, ripashakaramanderebo, randoramashakarababa, randorobosekerebo, Rikoria baba shakara baba, randora masakara baba, randora mashakara baba, randora masakara baba, randorobo shekerebo, ripa shakara baba sata, randora mashakara manderebo, randora mashakara baba, mandora masekerebo, randora mashikara baba sata, mando tata kisara manderebo, ria baba shakara baba. Hallelujah. Oh Yesu we, urakoze kubwo kugira neza kwawe, urakoze kubwo amavuta uduhaye, urakoze Mana kubwo kuboho kutanze. Izina ryawe rikomeye rishyirwe hejuru. Urakoze nyiricyubahiro, mu izina rya Yesu senze twizeye, amen. Haleluya. Turashoje rero. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha mwinshi. Uyu munsi muhahe muronke, kandi amavuta y'Imana akoze ibintu bikomeye, abohoye abantu, kandi mugiye kubona impinduka mu buzima bw'umuntu twasenganya byizeye. Imana rero ibaho umugisha. Na hejo ubwo tuzaba turimo dusenga dusaba Imana ngo itange urubyaro ku bantu bari ingumba, ku bantu batabyara. Niba rero ugize igihe ufite icyo cyifuzo ushaka kubyara, uzaza umunsi w'ejo dusengane. Niba hari n'undi muntu uzi, uzamutumire cyangwa